ikibazo hano twagerageje kwiyamamaza nabyo bagiye babikata amavideo menshi twakoze yarakaze turaceceka amatora arakorwa dufata iminsi 2 yo kwiyamamaza abandi bamaze igihe kirekire turaceceka none bonge badukura kuri liste abagabo twicara dufata ikinyoma kucani biteye agahinda birasuzuguritse birababaje Ndayisenga Andre ntabwo muri bunyi b'iminota dore ndatangiye rwose mfite kronometre iminota 5 nigera ndayibereka nitwa Ndayisenga Andre ni umukandida ku mwanya wa perezida mu migambi yanjye icyambere ni ukubanza kwanga ko abanyamurenge tubi bicuruzwa mureke babwize ukuri turi imbere ya kamera ibi bintu twari tubizi neza namwe mwaje mubizi iyi komisiyo hari uwitwa Claude Ndagije yibamukuyemo kubera ko yarwanije iki cyemezo kubera ko kidakurikije amategeko uyu Nkomezi yavuye muri Covenant. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Papa Legend TV twizere ko mumeze neza mwisaho muherereye nitwe mabure ku bwa Papa Legend TV aka kanya turi live kuri Christian ahari kubera amatora y'urubyiruko rwa Nairobi Banyamulenge Youth aka kanya rero hakaba havutse ikibazo nkuko mureba aya mashusho n'umuntu wiyamarizaga ku mwanya w'ubuvice president akaba afite mukuru we wiyamamaza nabwo ku mwanya w'upresident uyu nguyu ni Ndayisenga Andrew abantu benshi mwagiye mureba kuri social media umwe nubundi muri batatu barimo kwiyamamariza uyu mwanya ufite amahirwe nk'abandi bose yo gutsinda uyu mwanya ariko komisiyo aka kanya ivuze ko muri umunawe adafite ibyujuje cyangwa se atagomba kwiyamamaza ku mwanya wa vice president kubera ko afite mukuru we urimo kwiyamamariza ku mwanya w'uperezida impamvu batanze bavuze ko imyanzuro y'abayobozi bombi yoza itangwa ariko habanje kuba akanama ka famille bityo rero mukuru na murumuna batagomba gutegeka urubyiruko rwa Nairobi nubwo amatora yaratararangira ariko nibyo bavuga ko bombe baramutse batambutse haza habanza kuba akanama ko muri famille bityo rero byaba byiza murumuna we avuyemo ivyo nibyo komisiyo yanzuye ariko nkuko murebe iyi video abantu ntago babyumvishe kimwe abantu bose bahise basohokera rimwe yaba abari muri iyi timu ishigikiwe na Andrew Ndayisenga ndetse n'undi mukandida bari kumwe ndetse n'abasekretari bagiye batandukanye mu by'ukuri bo bavuga ko byanze bikunze aya matora ari bube kabiri nibanga gusubiza uwo murumuna wa Ndayisenga Andrew ku mwanya we w'ubuvice president nk'uwitoza uwo mwanya n'ubundi nubwo bataratsinda ngayo nguko rero niko bimeze update zindi zigiye tandukanye murakomeza muzibone hano kuri Papa Legend TV tubahe kaze muri rusange mukomeze mugire ibihe byiza reka nongere n'ubundi mbaramutse mwe muri live kuri Papa Legend TV aka kanya rero nkuko twatandukanye mu kanya mbabwira ko byateje akaduruvayo hano mu cyumba cy'amatora ubwo komisiyo yavugaga ko murumuna wa Ndayisenga Andrew yamamaza ku mwanya w'ubuperezida yavanwa muri iri rushanwa rero abari ahanganti babyemera na gato aka kanya rero hakaba komisiyo yiherereye nyuma yo kwiherera rero izanye umwanzuro uvuga ngo umwanya w'ubuvice president ariwo uyu murumuna wa Andrew Ndayisenga yabarizwagamo babe baretse kuwutorera hanyuma batore umwanya w'ubuperezida ndetse n'indi myanya yose isigaye hanyuma rero umwanya w'ubuvice president bazawutekereze nyuma baze kubona gutorera umwanya w'ubuvice president nubwo na gato abari muri iki cyumba cy'amatora cyane cyane bari kuri side ya Ndayisenga iki cyemezo batacemera yo bavuga ko direct bagomba gusubizamo uyu murumuna wa Ndayisenga ntibuka izina rye neza amatora agakomeza aka kanya rero komisiyo y'amatora n'uwo mwanzuro ifashe ariko uyu murumuna wa Andrew Ndayisenga akaba ahagurutse yaka microphone barayimuha nkuko mugenda mubibona muri aya mavideo agiye atandukanye avuga ijambo aravuga ngo arashaka gutanga amahoro
reka abantu bari hano muri iki cyumba aribo bifatira umwanzuro batore niba agomba kuvamo cyangwa niba atagomba kuvamo. Bamuvugirije induru cyane, abenshi bavuga ko atagomba kuvamo, nubwo hari n'abandi bashikira ko agomba kuvamo. Birumvikana kuko hano hari side zibiri, hari side ishigikiye Andrew, hari na side ishigikiye Gapangwa Bonfils. Aka kanya rero umwanzuro usa nk'ufashwe, uyu mugabo avuze ko komisiyo nimwemerere akomeze abe mu matora, hanyuma nibatsinda bombi na mukuru we umwe muri bo ari buhite yegura ako kanya turi hano mu cyumba cy'amatora. Ariko nubwo yabivuze gutyo, yasaga n'umuntu usa n'uri kwikuraho ikibazo avuga ati njyewe ndashaka gutanga amahoro muri ubwo buryo. Ariko nanone abantu bamushyigikiye bavugije induru cyane, bavuga ko ibyo ngibyo bidakwiye, nibatsinda bombi bagomba gutsinda kandi bakazategeka bombi. Mukuru we Andrew yatanze urugero avuga ngo Museveni perezida wa Uganda ni perezida, umugore we ni minisitiri, afite minisiteri ayoboye, avuga ko umuhungu we nawe ari umugaba mukuru w'ingabo. Kugeza ubu ngubu iyo ni famiye itegetse, ifite n'ibiti bigiye bitandukanye kandi bikomeye mu gihugu. Bakavuga ati rero ni gute twebwe tutagomba gutegeka mu gihe twatsinze abantu baduhisemo, urubyiruko rw'abanyamurenge, abanyamurenge muri rusange muri Kenya baduhisemo. Ngayo nguko rero uko niko byifashe kugeza ubu ngubu turamenya umwanzuro uri buze gufatirwa ahangaha. Niba biri bube nka rya jambo navuze, abantu benshi bati waciye urubanza nabi mafu, yego bishobora kuba mafu, buri bose bagatora uko bumva, bagatora uwo bashaka, ariko siko tubyifuza, ariko niko bimeze. Reka mbashimire cyane, nari Aimable n'ubundi kuri bwa Papa Legend TV. Mukomeze mube update, turakomeza tubagezeho amakuru uko agenda acaho akanya ku kandi. Ubu turi live mu cyumba cy'amatora. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ubumwe bw'abanyamurenge, ubumwe bw'ubuziriko nico abantu bose bifuza, naco kigomba kubaho. Ndabashimiye cyane. Amatora arasubirwamo, ntabwo turakusoyanile.